haleluya. Arababaza hari ikintu mwabashije kubona, baramubwira nta na kimwe. Ariko Yesu ahantu haburi igisubizo ajya akunda kwagira kuko aba afite igisubizo. Imana nishimwe. Nuko ngo baruteruye ruraremera cyane barafatana, haleluya. Ariko ngo wa mwigishwa wakundaga Yesu, haleluya, haravuga ngo ni umwami Yesu, haleluya. Yesu yahageze abantu bose barabimenya. Yesu yahageze bamenya ko ari we wahageze. Turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze. Ikintu nabibutsa mukure subscribe, share ndetse na comment. Uyu munsi rero dufite umubyeyi mwiza agiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Muze kurikurikirana kugira ngo rigire ikintu ribafasha. Murakoze, reka tumwakire. Abashuhuje abadukurikiye makurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka nabibane namwe, amina. Twarutse imbere yanyu dufite ijambo ryiza ry'ihumure. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Uwiteka, Imana ituyahera mu gihugu cyera, Imana so umwami wacu Yesu Kristo. Turakunezerewe kuko uri urukundo, turagushimiye kuko uri ibyiringiro. Hari igihe wabanye natwe bikomeye, dore ko nta munsi ujya utureka. Cyagiye biba bikomeye twabuze icyo gufata turakubona, igihe tuba duhanze amaso hirya no hino turakubona. Watubereye Imana. Hari igihe kimwe nk'uko abantu yaturekuye ayawe ntiyaturekura. Turagushimiye Uwiteka, tuguhaye ikaze mu byacu. Turaguhamagaye kugira ngo uze muri iri teraniro ribemo, kandi ikigisho tugiye gusoma uze ukibemo, ndetse usoneye buri wese ikintu kimuvanaho kimukura. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Turagushimiye ko kuri Imana ifite urufunguzo, kandi ko kuri Imana izi ibyacu byose. Mwakoze urakarama. Tugushimiye ibyo ukoze, tukoragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Nikomeye Mana Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Mana ikomeye, Mana Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Turakurata mwami mwiza, turakurata mwami wacu, turakurata mwami w'abami. Mana ikomeye, Mana Isiraheli, nta yindi Mana imeze nkawe. Akira ishimwe ry'abantu bawe Mana, nta yindi Mana imeze nkawe. Nta yindi Mana imeze nkawe. Nta yindi Mana imeze nkawe. Nta yindi Mana
nimeze nkawe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana ibice 21 turava ku murongo wa mbere. Haranditse ngo Yesu yiyerekana abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petero na Tomasi witwa Didomu na Natanayeli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urucundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Amina, amina. Dusomye ijambo ry'Imana, ijambo ryiza cyane. Intego y'iri jambo iri kuvuga ngo haleluya. Intego y'iri jambo iravuga ngo hari icyo mwabashije kuroba. Imana ihabwa icyubahiro. Turasomye ngo ubwo Yesu ari kugenda ku nyanja ya Tiberiya, nyine hari icyo yabonye. Petero na Yohana ngo barurutse, bagize igihe kimwe cyo guhura n'inzara, bagira igihe kimwe cyo guhura n'ibibazo, kuko umwami Yesu yari yarabavuyemo, ari we wajyaga bagaburira kenshi, akagenda abana nabo kenshi. Nuko ngo igihe kiragera baza kugira inzara, bajya ku nyanja. Bagaze ku nyanja bikira mu bwato kugira ngo babashe kubona icyo kurya, ariko ngo baragiye barara baroba. Haleluya. Barara baroba. Petero akuramo imyenda aroba yambaye ubusa. Bararoba ijoro ryose n'inzara yose n'umunaniro, ariko nta kintu bigize bashobora gufata. Uyu mwanya nawe umaze igihe usenga pe, warasenze imyaka ibaye 5, imyaka ibaye 4, imyaka ibaye 10, nta kintu wigize urabona. Ariko gahunda ntabwo ari ugucika intege, ni ugukomeza gusenga. Yesu akaza kugusanga aho uri gusengera, akakubaza ngo hari icyo wabonye. Haleluya. Nuko Petero na Yohana ngo bararoba barananirwa. Bamaze kuroba barananirwa, umwami Yesu ngo aza kubasanga, bamubona ahagaze muri icyo kibaya cy'inyanja ya Tiberiya. Ariko ngo arabahamagara babaza ngo yemwe bana banjye. Haleluya. Hari ikintu mwabashije kubona? Uyu mwanya nagira ngo nkwifurize ngo Imana nawe iguhamagare, ikubaze ngo mwana wanjye hari ikintu wabashije kubona? Tumaze iminsi dutegereza Imana, tumaze iminsi twinginga Imana, tumaze iminsi dusenga, tumaze iminsi dupfukama, ariko nta kintu turabasha kubona. Ariko umva bano bigishwa, iyo wasezeranyijwe n'Imana ngo uzabaho ubaho, iyo Imana igufiteho umugambi ica mu nzira utazahivika kurengera. Nuko ngo arababwira ngo yemwe bana banjye hari ikintu mwabashije kubona? Baramubwira nta kintu twabonye. Arababwira ngo noneho nimufate urucundura murujugunya aha. Abereka aho barujugunya. Yesu niwe uzi ahantu bajugunya, niwe uzi n'ahantu baroba. Haleluya. Abantu baza kuroba bakakwereka ahatariho, wajya kuroba ugafata 0, ariko iyo Yesu yarobye nagafata 0, Yesu afata igisubizo. Haleluya. Nuko ngo barangije kurujugunya aho Yesu
yaberetse ngo bahise bagira ikibazo kimwe. Amafi yarabonetse aragenda ngo aragwira, amaze ngo kugwira urushundura bararuzamura rurabananira kuko umwami Yesu yahageze. Ndagira ngo uyu mwanya umuntu wese yakira ishimwe, aririmbira muri twarimbye ngo Mana ikomeye, nta yindi Mana imeze nkawe. Yesu yarahageze biramenyekana. Abantu bari babuze icyo kurya, bari babuze icyo kuroba, ariko Yesu ahageze. Haleluya, vuga ngo Yesu ahageze. Yesu ahageze biremera. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ahageze biremera. Haleluya, haleluya. Vuga ngo nawe Yesu ahagere. Wowe udukurikiye uri mu gihugu gitandukanye, vuga ngo nanjye Yesu nahagera mbaze. Oh haleluya. Harababaza hari ikintu mwabashije kubona, baramubwira nta na kimwe, ariko Yesu ahantu habura igisubizo ajya akunda kuhagira kuko aba afite igisubizo. Imana nishimwe. Nuko ngo baruteruye ruraremera cyane barafatana. Haleluya. Ariko ngo wa mwigishwa wakundaga Yesu, haleluya, haravuga ngo ni umwami Yesu. Haleluya. Yesu yahageze abantu bose barabimenya. Yesu yahageze bamenya ko ari we wahageze. Yesu yahageze biramenyekana. Yesu yahageze, haleluya, abantu bose babasha kumenya ko ari Yesu wahageze. Imana ihabwe icyubahiro. Haravuga ngo ni umwami Yesu. Haleluya. Petero ntabwo yari yamenye uwo ari we, ariko wa mwigishwa Yesu yakundaga, muramuzi ko ari Yohana. Igihe cyose Yohana yabaga mu gituza cya Yesu aramumenya ngo ni umwami Yesu. Uko akundi nawe utayoberwa amakuru y'inshuti yawe. Niyo watandukana n'inshuti yawe agashira imyaka runaka, iyo ivuze mu gahuru uramumenya, iyo muhuye uramumenya, ntabwo wamuyoberwa. Nubwo Yesu yari yarasize Yohana, ariko Yohana yahise amumenya mbere y'abantu bose. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko ngo Petero yumvishije ko ari umwami Yesu, ngo aravuga ngo yewe sinajya imbere y'umwami Yesu nambaye ubusa. Atoragura umwambaro arambara. Hanyuma aravuga noneho nibwo najya imbere y'umwami Yesu. Umwami Yesu yubahwe, ahari yubahwe. Haleluya. Ntago namujya imbere ntambaye. Abantu benshi bari kuza imbere y'abatambaye, ariko Petero yarabanje arambara. Nimureke twambare tujye imbere y'umwami Yesu. Nuko ngo hakurya aho ngaho barateruye bageza y'urushundura, barangije kuruhageza. Haleluya. Ngo bari bafite amafi menshi cyane. Ayo mafi babasha gushyira ku makara bararya, inzara irarangira. Uyu mwanya Yesu akumara inzara. Yesu akurinde gufata ubusa, agoye gufata ukuri. Yesu agukurireho zeru umaze iminsi ufata igisubizo. Imana ihabwe icyubahiro. Nigize kubabwira ngo imibare yose irahinduka, ariko umubare wa 8 ntabwo ujya uhinduka. Rimwe yahinduka 7, zeru yahinduka 9, ibintu byahinduka, ariko umubare wa 8 ntabwo ujya uhinduka. Yesu ntabwo ajya ahinduka. Uko yari ari kera cyane n'uyu munsi niko akiri. Nuko nagera iwawe birahinduka. Waba wabuze imiti y'uburwayi, hamagara Yesu azarebe. Haleluya. Waba wabuze minervari, hamagara Yesu azarebe. Waba umaze igihe ushaka akazi, hamagara Yesu azarebe. Waba umaze igihe wabuze igisubizo, hamagara Yesu azarebe. Haleluya. Uyu mwanya nkwaye ijambo rivuga ngo Yesu nahagera arasiga bikemuye. Yesu ageze mu kibaya cya Tiberiya, inyanja Tiberiya asiga bikemuye. Ahura n'abigishwa, yari yabagiriye imbabazi kuko bari bagize inzara, abona nta kintu bafashe kandi bakundaga gusangira nawe, abagirira imbabazi. Uyu mwanya Imana ikugiriye imbabazi. Hari igihe nasengeye icyifuzo mbona kirashubijwe cyari kindemereye, noneho inzira cyaciyemo nabonye ari inzira yantunguye. Ndavuga ngo kumbi Yesu yabishatse n'ibindi yabikora. Bwira Yesu abishake. Haleluya. Nabishaka n'ibindi arabikora. Ubundi igihe umuntu acungana n'igihe agacungana na Yesu abishake. Hanyuma Yesu yari yabishatse aza kubagaburira, ariko ntabwo yari yaraje mbere y'uko yari yazamutse. Bari bamubonye. Murabizi ko yazutse agorana Magadalena akamubwira ngo ntunkoreho, genda ujya kubabwira, ariko ntunkoreho kuko yari yahindutse. Akiri mu mubiri bahoraga bamuhobera, akiri mu mubiri yabanaga nabo, ariko amaze kuzuka aravuga ntunkoreho, byahindutse. Uyu mwanya Yesu ahindura ibyari bikuremereye. Arangije kubigenza gutyo arabagabura arongera arigendera. Hanyuma rero nawe uyu mwanya hari ikitumye dusomera ijambo.
hari ukuntu ukeneye Yesu, hura na Yesu kandi nimuhura biragenda neza. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenya umuntu wese ufite ibyiringiro, tugiye gusenya umuntu wese wabuze ahantu aroba, tugiye gusenya umuntu wese wabuze igisubizo, tugiye gusenya umuntu wese uri gufata ubusa kugira ngo Yesu amuhe gufata mu izina rya Yesu. He Baba wetu, turagushimiye, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Turakunezerewe kuko uri Imana itazahinduka, uko wari uri kera cyane n'uyu munsi niko ukiri. Hanyuma Yesu turakunezerewe kuko wabanye n'intumwa zawe mu isi, nta nzara yabishe, wahinduye imigati ntabyo utakoze, amafi araboneka, ariko umunsi umwe ubona nta cyo kurya bari bafite bagutera imbabazi. Ndagira ngo natwe tugutere imbabazi, ndagira ngo natwe twiyereke tustanifadeni hagedimando, ndagira ngo natwe twiyereke Baba, ndagira ngo natwe tubwire aho turoba. Twebwe nk'abantu ntitwamenya aho kuroba, ariko wowe wamenya ahantu turoba. Ndaguhamagaye Kristo kugira ngo ururuke uzivange mu byacu, tubera Imana, tubera ibyiringiro. Ariko abategereza Uwiteka, aba bazagenda ntabwo bazananirwa. Turagira ngo natwe dushobozwe nawe utanga imbaraga. Turagushimiye rero Tiberiya, naho turi ku musozi dutuyeho, uri ku musozi wo muri Amerika ni Tiberiya, uhamusange. Uri mu Rwanda umusange ku musozi wa Tiberiya, uri mu Burayi umusange ku musozi wo mu Burayi, uri mu Bwongereza umusange ku musozi wo mu Bwongereza, uri muri Suwede umusange ku musozi wo muri Suwede. Umuntu wese udukurikiye aho ari hose umusange mu kibaya cy'uwo musozi wa Tiberiya, hanyuma umwereka aho aroba. Urakoze, urakarama, kuri ibyiringiro, ukaba umutabazi. Tukunezerewe ibyo ukoze, tukuragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen, amen.